Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, nuko na kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakana ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizami. Kanda subscribe rero kugira ngo ibyo byose nijya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Mbibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ushobora kujyaho ukihugura gukoresha igihe neza. Twabonye ko hari abanyeshuri benshi bashobora gutsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo. Duhita tubakorera urubuga aho ushobora kujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ugatangira ugakoresha igihe neza, usangaho ibizamini mu buryo bw'iminota 20, bikagufasha kwitoza gukoresha igihe neza kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubera imbogamizi. Abari gukorera kuri urwo rubuga uri kugera mu kizami ugakora iminota 10 ukabusoje ikizami kubera ko uba waritoje gukoresha igihe neza. Rero jya kuri Google wandikemo ngo wa#ibiziga.rw utangire wihugure, kuko urasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20. Cyangwa se ujye muri comment ya mbere niyo linki yakugeza ku urwo rubuga rwa Rwanda Driving College. Ndakeka ko rero mugiye kubikora, ndizera ko urwo rubuga twazanye rugiye kubabera igisubizo. Mbibutsa ko ushaka code twake cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, tubwira ko rero ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twatwize ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanje cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko bamaze gufata agapapuro, ndakeka ko bamaze gufata agakaramu, ndizera ko bamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana ikihe cyerekana ko umuyobozi kibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Ese mwa bino byapa bine nike kirimo kiba kigaragaza ko wowe ukibonye wemerewe gutambuka mbere? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Angu icyapa B6, ndakeka ko icyapa B6 uri kukibona gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Mbengu icyapa A19, ndakeka ko muri kukibona gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kuri se bakatubwira ngo icyapa B3, ndakeka kuri kukibona gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo icyapa A22A, nacyo ndakeka ko muri kukibona, nacyo gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ni cyo cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere? Hano ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B6. Kino cyapa B6 kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana. Niwe uratambuka mbere y'abari guturuka aho ari kugana. Kubera iki? Kubera ko we uri kujya imbere ari mu mweru, abaza bamusanga bari mu mutuku. Rero uri mu mweru yemerewe kugenda, kandi ni wowe uri mu mutuku nabo
byabo baza bagusanga uratambuka mbere yabo baba bagomba kuguhinjira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo video y'amokota n'ibyapa byo ku mihanda utari wayibona, nagushishikariza kujya kuyireba. Ni kuri Rwanda Driving College kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga urabisanga muri iyo video. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ikamyo iyo ariyo yose ibaho ntigomba kurenza ibipimo bikurikira by'ubwikorere. Ibihe bipimo? A ngo toni 10, B toni 16, C toni 24. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosoranya ikizame baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Wowe urabona icy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini te, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. None batubwiye ngo ikamyo iyo ariyo yose ntishobora kurenza ubwikorere bungana na toni 10, kandi turabizi hari n'ikamyo ishobora gutwara toni 40, toni 35. Ayo makamyo yarahari. Hari amakamyo atwara andi makamyo. Ibaze noneho toni abatwara aba ari nyinshi cyane. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo kandi ngo ubwikorere ntarengwa ngo ntibishobora kurenga toni 10, kandi hari amakamyo menshi yarenza toni 10, toni 16. Hari amakamyo menshi yarenza toni 16, toni 24. Hari amakamyo menshi yatwara na toni 35. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo, ko ubu buremere baduhaye hari amakamyo menshi yaburenza. Mbibutsa ko Rwanda Driving College nyuma yo kubona ko hari abanyeshuri bashobora gutsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo, twabakoreye urubuga. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw usangeho ibizamini, utangire wihugure mu buryo bwo gukoresha igihe neza. Cyangwa se ujye muri comment ya mbere, niyo link irakugeza kuri urwo rubuga, utangire witegure ikizamini ugerwaho uzakoresha iminota mike utsinde kandi bitakugoye. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? A ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kinini B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Icyo cyapa cy'inyongera kiba gifite ishusho, murabizi biriya byapa nyongera bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hano rero ugomba kumenya gutandukanya ikintu bita kare n'ikintu bita urukiramende. Iyo uvuze kare ni impande enye, ariko impande enye zose ziba zingana. Iyo uvuze urukiramende ni impande enye, ariko aba ari impande ebyiri nini cyangwa ndende n'izindi ebyiri ntoya. Ni aba ari impande enye ariko impande ebyiri zingana n'izindi ebyiri zingana, zose zitangana. Ngo uvuge ngo impande zose zirangana, niba ari metero 2 ngo ubone impande zose ni metero 2. Oya, hamwe ushobora gusanga wenda ni metero 5 uburebure, noneho ubuhagarike wenda bukaba ari nka metero 1 cyangwa metero 2. Ntago impande zose ziba zingana, haba harimo ebyiri zingana n'izindi ebyiri zingana. Muri gihe kare yo impande enye zose ziba zingana. Ndakeka ko umenye gutandukanya kare n'urukiramende. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikanika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka wabrose mu gihugu. Fata telefone yawe tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Twandikira rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yegenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? A ngo toni 20, B toni 16, C toni 12,
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo toni 10. Nabibukije ko toni ari urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. None hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C, toni 12. Noneho iyo bavuze ngo bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzahita usubiza ko ari toni 16. Niba bavuga gutya gusa uhitemo ko ari toni 12. Nako kantu bahinduraho ikibazo kigata gihinduka. Mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi w'ikinyabiziga witegura kukunyuraho, ari byo mwita kudepasa. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturusa inyuma akweretse ko ashaka kukunyuraho, kugira umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha. Ese riba rifite ayahe mabara? A ngo umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Ukoresha itara rifite amabara asa n'icyatsi kibisi. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kwiga mudasobwa mbere yuko ujya mu kizame tugahura nkayikwigisha. Uri mu mujyi wa Kigali ndaza nkayikwigisha, nimero mba nazibahaye. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame, iki cyapa urabona gifite ishusho. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aha dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B umuhanda udakomeza. C ntibyemeye guhindura icyerekezo ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kikuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, nk'uko mubize tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Iki kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Uzakibwirwa n'iki rero? Urabona ko uyu ni umuhanda ujya imbere, ariko uyu muhanda ushamikiyeho uri ibumoso ugarukira mu buso. Rero bagiteraho kugira ngo uri umuyobozi w'ikinyabiziga utaza kubona umuhanda ushamikiye ku urimo ukagira ngo ubonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira. Bakubwira ko umuhanda giteyeho mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari riba ryakurikizwa? Ango iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaza uratambuka mbere, rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Ndetse niyo mugeze nk'ahari ku bimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga bidakora, nabwo rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Ndakeka ko waramuzamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A, iba ari ikibazo cy'ukuri ariko nta manota baguha.
wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Bino bimenyetso bimurika bari kuvuga ni feruje. Hari igihe uzigeraho ubundi zakagombye kuba ziri iburyo ukabona bazimanitse hejuru, cyangwa se ukabona ziri ibumoso. Ni ukubera iki zishobora gushyirwa hejuru y'umuhanda cyangwa se ibumoso kandi zakagombye kuba ziri iburyo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C kugira ngo birusheho kugaragara neza. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa se hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Dukuyeho na bino bimenyetso bimurika n'ibyapa ndetse n'imirongo byose bishyirwa mu mihanda kugira ngo birusheho kugaragarira neza abagenzi n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramusiganira ku papuro. Rero wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa. B guhagararwamo umwanya munini gusa. C guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Haba hakenewe guhagararwamo umwanya muto n'umwanya munini. Aha bari kuvuga ni kuri parikingi, hari imodoka zigenda ziparika iyo ziri kugenda mu muhanda. Ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramusiganira ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ariko nubwo duhisemo B, hari abantu benshi bashobora kwibaza se imirongo ibangikanye bishatse kuvuga iki? Imirongo ibangikanye uba waturuka kure ukagirana umurongo umwe, ko ni imirongo ibiri yera cyangwa se imirongo ibiri yo mu muhanda iba yegeranye cyane. Iyo yegeranye cyane bavuga ko ibangikanye. Ndakeka ko rero uhisemo B, ariko nkeke ko no kumenya ijambo ibintu birabangikanye uyisumenye icyo biba bishatse kuvuga. Ndakeka ko rero waramutamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibuza ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu. Utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode nziza. Ukeneye kwiga utubwira amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha amasomo aba ahari. Uburyo ubwo aribwo bwose wakenera tubukwigishamo bitewe n'aho uri cyangwa se bitewe n'amasaha ubonekaho. Ariko uri hafi gukora kugira ngo igihe kitazakubana ikibazo, Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ubu ushobora kujya kuri Google ugandikamo ngo www.ibiziga.rw ugatangira ukihugura gukoresha igihe neza kuko usangaho ibizamini byinshi. Rero mugende mwihugure kugira ngo nimugerwaho igihe ntikizababere imbogamizi. Wabona iyo linki utari guhita uyibona neza cyangwa se uri kumva biri kukugora, jya muri comment ya mbere niyo linki uyirakandaho gusa iti kugeza kuri urwo rubuga utangire wihugure gukoresha igihe neza. Wagira ikibazo nimero zacu ziba ziri kuri urwo rubuga duhita tubigufashamo bya hafi, tuba duhari. Rero
ndakeka ko bigiye kubafasha kandi ndakeka ko bigiye gukemura ikibazo cy'abantu benshi bajya mu kizame, ikibazo cy'umwanya kikababana ikibazo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo akazamuka ugahanamye. Hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo kuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Iyo ubonye kino cyapa ugiye kugera ahantu hari agacuri cyangwa se ahantu hacuramye. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutsikandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akaba ari ubwoko bwa mbere bw'ibyapa byo ku mihanda. Abantu benshi bakunda kubikora bino byapa biburira kubera ko ari ibibanza. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, wenda se yazijyanye mu isoko, imwe iri kumutana iri kujya mu muhanda, agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushobora kwitwara ute? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari isomo cy'ukuri, B ikaba ari isomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari isomo cya nyacyo. Wowe hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Uba ugomba guhagarara kubera ko iyo nyamaswa ishobora kuguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda hari igihe dusanga icagaguye cyangwa se tugasanga idacagaguye. None iyo ucagaguye ntuba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka nko kunyuranaho, mu gihe ushaka nko gukatira ibumoso, cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri kugendera inyuma ya yutongo iri gukuramo abagenzi cyangwa se bamwe bakajyamo. Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uri gutwarira inyuma yayo? A, ngo kunyuranaho ibumoso. B, gutegereza yihanganye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, kunyuranaho ibumoso, na B, gutegereza yihanganye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kunyuranaho ibumoso. Unyuranaho ibumoso kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba kubaza ngo igihe cyose ni ibumoso uzahita uvuga ko nta iso cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, bitewe n'umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho icyerekezo ari kujyamo, cyangwa se bitewe n'ahantu mugeze, isangano ry'umuhanda mugezemo. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki?
uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye icyapa kigaragaza ishuri, ese uba ushaka kwitwara ute? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga hano izo kikuri nta kindi ni A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ukagabanya umuvuduko kubera ko icyo kigo cy'amashuri birashoboka ko harimo inshuke, ugakomeza witonze ku buryo hagize umunyeshuri wishora mu muhanda waba wamubonye hakiri kare ukamenya ko ugomba guhita uhagarara. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Harimo ibyerekezo bibiri, uri kugenda ariko hari n'abandi bari kuza bagusanga. Ese umuyobozi ababujijwe iki? A. Kugenda mu gisate cy'iburyo. B. Kunyuranaho. C. Kugenda mu gisate cy'ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C. Kugendera mu gisate cy'ibumoso biba bibujijwe kubera ko urabizi ukimara kwinjira mu muhanda uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba guhita utwarira mu ruhande rw'iburyo. Uruhande rw'ibumoso urukoresha mu gihe ugiye kunyuranaho ariko ugahita ugaruka iburyo. Rero uba ubujijwe kuvuga ngo ndatwarira ibumoso nkomeze ngendera ibumoso. Oya, aho naho abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga. Rero uba ugomba kugendera mu gihande cy'iburyo, ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramusandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Hanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B. Hanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kubera iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo haba harimo umunyamaguru byari kuba ari ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo nka velomoteri ntihanyurwa na velomoteri. Harimo nk'ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano harimo za modoka zitwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhise tuyandika ku papuro. Utari wahisemo B, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikure burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 10 gutware toni 15 biba bibujijwe. Ariko ngo hari ibinyabiziga byo bibyemerewe. Ibe binyabiziga, ango ibinyabiziga bya polisi. B. Ibinyabiziga bihinga. C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara toni 5 igatwara toni 7 bayibona cyangwa se bayihagarika babona yarengeje ntihagire ikintu bayitwara. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutanga
gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazo n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kugira ngo utware rukururana mu muhanda uba ugomba kuba ufite uruhushya. Ariko se nubwo baguhaye uruhushya, uratwara uburebure bungana bute? Uratwara rukururana itarengeje ibihe bipimo? Kubera ko iyo rukururana ntabwo igiye kuba gari ya moshi, hari ibipimo byateganyijwe utagomba kurenza nubwo waba ufite uruhushya. Ibihe bipimo: A ngo metero 50, B metero 35, C metero 25. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 25. Nubwo ufite uruhushya rwo gutwara rukururana mu nzira nyabagendwa, ntabwo igiye kuba gari ya moshi, ibigomba kuba itarengeje ibipimo bingana na metero 25. Ndizera ko waramutsamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa kimenyesha ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite iki? A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Akenshi impamvu bagishyiraho bari kukubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Ukibuka ko inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda cyangwa se ni ya nzira ikinyabiziga cyamaze kwinjiramo, ntabwo kiba cyemerewe kuba cyahindura icyerekezo. Ariko mu muhanda ubisikanirwamo biba byemewe. Kubera ko rero amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atari kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo, bagomba gushyiraho icyapa kikumenyesha ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Rero bashyiraho icyo cyapa kiburira, kiba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ndizera ko waramutsamo B, ndizera ko waramusikana ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College, mu buryo bwo kugabanya ibibazo by'abantu bajya mu kizami igihe kikababana ikibazo. Rwanda Driving College yabazaniye urubuga. Jya muri comment urasangamo link n'uyikandaho irakugeza ku urwo rubuga, ujyeho ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'iyo ku kizamini cyo kuri polisi uzakora. Cyangwa se ujye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure, nugerwa uzakorera rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ukeneye code tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwira amasaha aboneka ku munsi akunogeye, uburyo ushaka kwigamo, ese ushaka kwiga mu ishuri cyangwa se online, tubigufashemo nugerwa uzakorera rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa, uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mudasobwa mu gihe gitoya ukajya mu kizame uri intyoza kuri mudasobwa. Rero mutwanya cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo warigishije. Ukeneye ko tuza tukaguhugura, koresha iyo nimero tuze tuguhugure ujye mu kizamu uhita ukora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Uri hafi gukora, ibibazo biri gukunda kugaruka, jya urabonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Nahe gukanda subscribe. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.